Welcome to Feed Your Focus podcast. Just chilling out here with my homie, Remember with my bros, Broskizo. Ririmba. NITWA RIRIMBA. NITWA RIRIMBA. That's your latest album. Nubundi album yawe niko yitwa. Nitwa bro, niko mu rugo banyise NITWA RIRIMBA Juridique. Yeah, niko nitwa kabisa. Nese nihe mpamvu wayise NITWA RIRIMBA? Niyo mpamvu album. That's ni album ya mbere, right? Yeah. Cyangwa ni ya kabiri, ni ya mbere. Album ya mbere. Debut. Wita NITWA RIRIMBA. NITWA RIRIMBA. Siko nitwa? Niko witwa. Kuki wagahisemo gutyo? None se Nuko ariko nitwa bro. ushatse kuvuga ko na album ya kabiri uzaza avuga ati NITWA RIRIMBA 2. Icyo gihe uba ubugumya wa ruri. Ugomba kugenda ugashakisha ibindi bintu bishyashya J Park. Nindi kumva album yawe mbere na mbere yuko dutangira kino kibunda abantu. Let's go. Ndashaka kubanza gushimira. Appreciate it, man. Respect nyinshi cyane. Bro. Last time muri show amuriye ibintu bya danje. Oh yes. F4 Pulled up on me. Pulled up on you. Ibintu byari by'agaciro byataye. Ikindi kintu nongera gushimiraho ibindi byo ntabwo nabivugira kuri mic urabizi by'umurira. Ikindi kintu nakongera gushimiraho nino album ya uri gukora uri wenyine. That's something special. Byatari. Keep doing what you doing. Never stop doing what you doing. Keep it moving, bro. Ikindi ndabanza gushimira yuko wafashe umwanya wo kuganira nanjye n'iby'agaciro. Nari maze igihe naganira n'abaci kubera ko abaji babaze ibyo. Oh yes man. Hano turi kuri Feed Your Focus podcast. Hano no kwisanga n'ikiganiro mene nanjye urambaza nkubaze cyangwa twuniganira man nubwo ari n'ibibazo n'iki but anyways the first thing waruvuze your album launch. Yari album launch, right? Yeah man, shout out to Kina Beat, my bro. Yarambwiye ati yo muhungu agiye kubinaga hanze n'iki, we gotta be there. I'm like, say less. I gotta go in schools. Hey man, I pulled up with my brother, with my cousins, like a whole crew. Hey, we had to get out the VIP, man, for you, man, and for you. And I appreciate, man. It was fun, man. Kandi noneho ntere kuri icyo man ikindi cyanshimishije. Lot of your gang bari bahari. Lot of your gang no kuvuga abajama mukorana, Trapish, all the Kenny, Rogan, all those bari bahari, man. What does it mean for you, Nichi? That unity mufitanye, what does it mean for you, Nichi? Isobanuye kuri wowe. Bara n'abahungu dukorana tu. Ngena gang gira ngendo umwe. Okay. Again nyine byanye mbikora njyenyine. Gang ya Ririmba. Ahubwo iyo ngeze mu kazi murana ko kumutwa resto nawe uri gukora. Iyo ngeze mu kazi nyine murabona abaji banje bari gukora dukomeza akazi. Bara ni like workmates. Ni nk'abantu dukorana tu. Nanjye niyo mpamvu nawe nshaka ko dukorana. Kashyira kuri album yawe irarenze. Uko biri bugende ntabwo turavana kuri no podcast ngushyize kuri album kuko wabaye ntabwo abafana barabishaka. Ikindi kintu ushaka kubwira ni kuri warumbwiye ngo no podcast wita Feed Your Focus. Ndumva mu Kinyarwanda yuzuze gaburira intumbero yawe. Gaburira intumbero yawe. Cyane ndi kwibaza rero kushimutaye mu Kinyarwanda bro. Kandi ubishyize mu Kinyarwanda wowe byaragiye. Gaburira intumbero yawe bro. Ni cyumvikana bro. Ino episode turayita gutya ahubwo gaburira intumbero yawe. Ni gute ugaburira intumbero yawe rero? Kuntu gaburira intumbero yawe. Wowe. Ngenda bikubwira mbere na mbere urabanza ukimenya. Ukabanza ukamenya icyo ushaka n'uwuriwe. Kumenya uwuriwe ntabwo ari ibintu byoroshye. Kumenya icyo ushaka kuko hari n'igihe ujya mu kintu runaka tuvuge nk'ubu ukajya mu muziki ukagira ugacika intege kandi wari uzi ko ari ibyo bintu byawe. Ngiye rero kuri njyewe nitanzeho urugero. Ngiye intumbero yanjye ndayizi kandi mpora nyigaburira. Nayigaburiye kuva igihe namenye ubwenge kuko ngiye nakuze nitwa mu rugo banyise Ririmba. Nkimenya ubwenge nkimenya ko nitwa Ririmba nahise menya icyo gukora. Nahise menya uwo ndiwe. Nahise menya ko nimba nicaye ku ntebe y'ishuri ngoma ni uko no kwandika. Ibintu bese nari ndi ku ntebe y'ishuri ndi kwiga ama computer science ariko nari nzi ko ndi umuhanzi. Navuga ati nindangiza 6 nzakora icyo ngomba gukora. So ngiye kugira ngo umenye intumbero yawe unayigaburire urabanza ukamenya uwo uriwe. Urabanza ukivumbura ukamenya icyo ushaka. Mbese urabanza ukagenda mu nzozi zawe ukabanza ukazijyamo ukazireba ukazinjiramo. Hari n'ikindi I think
ugomba kumenya aho uva kugira ngo umenye n'aho ujya. Iyo umenye uwo uri we, right, nicyo cya mbere. Icya kabiri ugomba kumenya aho uva ukamenya n'aho ujya. Ugomba kugira ubwenge. Ibyo nacyo ni icya gatatu. Ubundi hari umuntu ubu hari n'abahanzi benshi hari abahanzi benshi cyane tuzi hano mu Rwanda bari bafite ubwenge tubona bari abantu bakuze ariko all of a sudden tukumva ngo bazanye zagara urabizi nawe ariko bibaho ariko mu buzima you win a rules or some you know kuduhisamo niyo okay tuvuge wenda ukurikiza izo nzizi zawe ugeze ku cyo wifuza kugeraho ugeze za billboard all of a sudden gufiringa title kumva umuntu urenze kubera ko ngo wageze ahubwo ari cyo gihe cyo gufungura amaso ugasubira inyuma gatoya kugira ngo ugire usimbuke none ari abaji babona ama post arenze bakagira ku kintu bifuzaga nk'ubu twebwe nkusubije inyuma gatoya 2019 tugitangira abaji twakoranaga nta nzozi bari bafite bro inzozi bari bafite no kurya abana kuza gukuraho ngo barashaka gukuraho ngo kinya trap no bagiye ntabwo etse bro urakura ibyo utakizeho man izo ni inzozi wakwiye kugira bro nukuri bro nabasanze mu cyumba bicaye man barabaji bose ubona bazed bro basanze mu cyumba bicaye man so boba icyo gukora cyari gihari ariko ntago ngiye ndumva batari bakimenya kandi icyo gihe nanjye ndasutu nari mvuye jail nari maze igihe mu makosa menshi byadaje mu byaha byinshi byadaje nanjye ngeze aho ndarambirwa kurara gereza n'ibiheri bindi ndarambirwa nabwo atirika ngiye gukora icyo ngomba gukora kuko n'ubundi kuririmba ni ibintu byahuraga binkubita muri njyewe ntabwo nasinziraga bro niyo nabyukaga numva kumugaririmba bro yari intumbero yanjye ibintu byamisemo ngiye navuga ko byoroshye kuko nk'umuntu witwa Nsabimana Eric kugira ngo azabe umuhanzi biragoye kurusha ririmba uko yawe umuhanzi ngiye ni ibintu byamisemo ngiye byamisemo nakuze navutse nitwa ririmba shatse kuvuga ko Nsabimana Eric ntago si ugwa buryo ngo Nsabimana Eric ngo ntago baba abahanzi ariko kugira ngo ngiye ndumuhanzi paka ibindimo ni paka gupfa no gupfa ni mpaka gupfa none se muri ntago wenda nakora ifite izindi side hustle ndahasoringa ku ruhande no nkoko ihene mu cyaro no inka no amatungo za dendo inama bavuze kuri n'umucuruzi ndumucuruzi ncuruza amagi inkoko zanjye zateye amagi njya gucuruza amagi ariko hari icyo ndicyo none tureke ko njye naga ari ikintu nishyizeho ni ikintu cyamisemo it found you no mu rugo ntago aribo banyisiririmba ni umukecuru w'umuryango wanyisiririmba urumva ni ikintu cyanyirutse inyuma none ndi kuvuga ku muntu wenda yitwa Nsabimana Emmanuel kugira ngo wenda we yivumbure ko afite icyo kintu cyo kuba umuhanzi mpaka gupfa aricyo kintu kizamukorera izina aricyo kintu kizasigara kimuvugira kugira ngo yimenye yivumbure gutyo biba bigoye cyane kurusha njyewe ko nivumbuye kuko njye ntabwo byasabye kwivumbura cyane ahubwo byasabye kurwana n'abazimu bambwira ko nashoboye byasabye kurwana n'abaji abazimu n'abantu baba bakubwira ati ntabwo ushoboye none bibaze kubwira ati ntabwo uzi kuririmba witwa ririmba ibaze kandi rigeze birababaje nta muntu uzigera ukubwira ngo urashobora nta muntu n'umwe uzigera ugufasha na nyoko ubwe nayo cyangwa se azakubwira ati ntabwo bizavamo atakubwira ati we ni wowe ubwawe ugomba kwishakisha ukimenya ndi kubibwira abandi bapeti bakiri hano hanze bakora music just for fun cyangwa bakora music kuko yabonye abandi bagikora cyangwa bashaka gukuraho bariya cyangwa bashaka gukuraho bariya cyangwa music ntago ari imikino umuziki ntago ari imikino umuziki ni ikintu ni ikintu cyaremwe n'Imana ntago ari na lifestyle ni ikintu cyaremwe n'Imana ni nk'ibiryo umuziki ntago ari match ntago ari football umuziki ni nk'ibiryo mbere yuko turirimba basokuruza baririmbaga mbere yuko basokuruza na Shitani yaririmbaga no mu ijuru baririmbaga bro umuziki ni ikintu cyaremwe n'Imana ntago wakinisha umuziki bro so you gotta have a purpose ugomba kuba ufite ugomba umuziki wawe ugomba gukora guhindura ubuzima bw'abandi bantu ukagira ikintu uhinduramo cyangwa ukagira ikintu ufasha abandi bantu niyo bitaca mu magambo uvuga mu muziki wenda bigaca mu byo wungukira mu muziki kuko umuziki ntago ari imikino bro tuvuga ku muziki kenshi ari mbere twajyaga tujya mu interview mu interview y'abapaparazi ndi kuvuga za Yago urumva bro ndi kuvuga za Fasa ndi kuvuga zira boro zose zo kuri YouTube bro twadukeneye ibintu nk'ibi bro twadukeneye kugaburira intumbero yacu ntabwo nari nkeneye kujya kwicara imbere ya Mike
utangire kumbaza ibintu ngo uraka ngo uramuzi utangire kumbaza ubugoryi paparazi wowe wabaye muri USA urabizi bro mbabara urumbire ba paparazi bafite akahe gaciro TMZ birwa bihisha mu ndabo bafotora abantu bamena amakamera zabo ariko uzariwe mu Rwanda barabakubita kuko ntabwo bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bakora ariko hano mu Rwanda tubiruka inyuma kugeza ubwo hazamo n'intambara ugasanga umuntu yagiye muri iyo interview ya paparazi and then all of a sudden ararakaye kubera ibintu bari kumubaza kandi nta muntu wamuzanye yicaye imbere y'akantu nta nubwo ashaka kuyivaho ntabwo ashobora guhaguruka bivuze ko bro hano ikintu gihari ntago twubaha umuziki muri rusange ntago tuzi umuziki cyari dukina no music kuko ni ikintu Imana ni nk'umwuka duhumeka ntago gurwa no what is music for you music kuri wowe umuziki ni kuri wowe kuri nge umuziki n'ubuzima nukubaho nkuko ubuze umwuka utabaho ubuze umuziki ni wabaho nkuko ubuze ibiryo n'ubuzima tuvuze ibintu by'ubuzima ni ibintu byinshi hari amazi buri amazi ntabwo yakwiye kubagurisha amazi n'ubundi umuriro n'ubuzima hari ibintu uba ugomba kuba ufite kugira ngo ubeho umuziki ni ikintu umuziki wavuye mu inyoni ziraririmba bro nta n'umuntu urusha nta n'ikintu kirusha inyoni kuririmba ku isi inyoni zo zigira tone ya nyuma umuziki burya ni nka wave ni like ubuzima ni ukubaho ukuntu kwinjiramo ushobora kuba uri muri mood yishimye wakumva umuziki ushobora kuba mood urakaye n'iki ibintu nk'ibyo umuziki ni ukubaho umuziki uravura ni umuti umuziki nge uko nkubona mbona ari nk'ikintu kimeze spirit roho ni ikintu kiriho ariko kitagaragara gifite imbaraga ziteye ubwoba ibyo bintu ugiye ukabireba ukabitekishamo amaso neza wabibona bro ugomba kubibona tu ubirebye wabibona bro ariko niyo mpamvu uba uri hano kugira ngo duhe ibihangano byawe cyangwa album n'iki kugira ngo tugire iyo connection tubyumve urumva hari nanjye ku rugero rwanjye nshobora nko kumva nk'indirimbo ya Rugamba Sipiriyani numva nkaba narayumvishe ndi umupeti nayumva igahita insubiza mu bindi bihe igahita injyana mu yindi vibe igahita injyana mu yindi zone numva that's the powerful of music numva kandi music ifite powerful no kuvuga ati turi gushyiramo message hari message umuntu ari gutanga cyangwa ni wamugane no gukora ya music yo kwishimisha yo nkuko akare wahoze ubivuga yo kuvuga ati ndashaka gukura haba cyangwa ndashaka kurya abana cyangwa ndashaka gukora iki because it has a message because you can change the whole world with music urumva that's the powerful thing so wari kuvuga ati about type mwanyu mutangirana n'iki like intumbero yabo ntago yari ihamye wenda niko navuga ntago yari ihari na nubu sinavuga ko yari kubera ko mu Rwanda hano mu Rwanda J-Park ndemeza neza ko nitwe bantu kuko tubona twicaye hano turi podcast yanjye nitwe bantu bambere dukoze ibintu biri real niyo podcast nicyo kiganiro cya mbere kirimo n'ibambaza tuganira n'ubundi ntabwo tuganira ibintu bibi iyo turi kumwe turi inyuma ya mic uri umuntu mukuru nanjye ndi umuntu mukuru nibyo bintu dusanzwe tuganira n'ubundi turi inyuma ya mic nuko vuga tuyu munsi nuko twabishyize imbere ya mic ibi niyo dukeneye nk'abanyarwanda dukeneye ko abapeti bakiri hasi bamenye umuziki cyari cyo umuziki nta muri uzuzana hano mu Rwanda umuziki no nta muntu uzanye umuziki hano bro umuziki ni ikintu kigenga kuri nosi y'abazima barujindiri bararimbaga bakoresha amashow agashya mani abami bakaza mu mashow ibyana bigasara rujindira abana so urebye nyine ubwo umuziki waremanywe natwe no mu mwuka n'umwuka kuko n'umwuka wabariho natwe twariho nyine muziki uzana nawe for real umuziki reka nongere nsubire mu kino kintu ariko se uri kuri live na Instagram n'icyo uri muri podcast nagira ngo bajibanje babyumve neza nagira ngo abantu turi kumwe babyumve neza ariko urabizi ko turi imbere ya kamera kuko iyi podcast ya mbere twakoze yari yanye na Z yitwa Get Paid nayo izasohoka ejo yanye na Z na ishi for us twa turi kuvuga ukuntu byatangiye ariko ubu ngubu right now ntabwo turi kuvuga ibintu byatangiye turi kuvuga facts sinzi n'ahantu ibintu biri kuvuga biri kuva biri kuva muri wowe
biri kuva muri wowe witwa ririmba man witwa ririmba urumva nyine biri kuva muri wowe nta handi biri kuva none se biri kuva he cyangwa biri kuva muri iyo microphone ni muri jewe straight up turi kuvuga kugaburira intumbero yawe you know njyewe nda meditatinga I do meditation I read books urumva I study the greats the greats no kuvuga abantu batubanjirije bagiye bagira ibyo bageraho and I talk to all ku bantu bakuze no bakangira inama n'iki si ngombwa ngo nkurikize ibyabo ariko njye nibyo nkora kugira ngo wenda mvuge ati okay ibi ngibi nibyo nakoresha mu kugaburira mu kuhira intumbero yanjye cyangwa kuyigaburira njye nyifata wenda nk'ururabo uri guha amazi n'iki kuko iyo ushyizemo ibintu byiza usarura ibyiza iyo ufite za nshuti mbi muri mubaho mugendana n'iki usanga nyine ni kwa kundi wisanze mu makosa n'iki wisanze mu nkutenye n'iki ibintu nk'ibyo so like njyewe nibyo ngerageza guhitamo inshuti nyazo ibitabo nsoma ibyo ndeba umuziki numva mbona ari ikintu cy'ingenzi cyane cyane kabisa mu buzima bwa buri munsi urumva kandi bimfasha mu kuba nagaburira iyo ntumbero yanjye kuba nagera ku byo ndi wese nko mu bantu mwatangiye cyangwa muri kumwe narimo abantu bavuga ati uyu mutipe naramubwiye cyangwa baturaganira ariko ndabona imbuto bari kwera n'inzisarura zitazagira gute zitazangaburira kugira ngo intumbero yanjye igere aho ishaka ibyo ni ibintu nizokera man ibyo ni ibintu bisanzwe bro 2019 ngiye njya mu muziki nagiye mu muziki narakatiye abantu bose twagendanaga ndi Nyakama nta nshuti ngira man ngira abantu dukorana bro for you nimba ufite intumbero yawe for me ngiye nkubwira icyo ngomba kukubwira bavuga ati bro dukora ibi ngibi bizatugezayo nta muntu ujya unyikira ibyanjye bro kuko uri kuri move yawe nanjye ndi kuri move yawe n'ubyiciro kwica ibyawe bro kuko ntungaburira ntugira bro uri kwica ibyawe njye nyine nushaka ko dukorana tuzakorana abo baji rero ngo kwica intumbero zanjye njye waba uzishe kuko njye narimenye ndacyanashaka no kwimenya ndacyagerageza kwimenya none se ahubwo wavuze nta nshuti ugira abantu mukorana haba umuryango family umuryango urahari umuryango ariko nta njye kuko umuryango utanshyigikiye mu buzima bwanjye ndimo mu byo nshaka kubaho ngo nawe uri ku ruhande rwawe ndi njyenyine bro ndi njyenyine gushyigikira nuko bemera ko nkora ibyo nkora njye nakuriye imihanda bro nubwo nageraga mu rugo numvaga ntabwo nakunze imihanda yarampamagaraga ntabwo nakuriye mu rusengero kuko njye numvaga noroherejwe kuva mu ijuru kuva njye nkiri muto numvaga mfite ikintu kindimo bro nubwo ntari nkizi na nubu ubanza iki kima proud nyinshi cyane kigatuma ntegera abajingo dukorane cyane kuko kuva njye nkiri muto nyimenya ko nitwa ririmba namenye icyo gukora namenye icyo nzabacyo hagati nuko nkiri umwana muri kumenyera ko nkiri mutoya muri kumfata ko mwishaki ko nkiri mutoya so mu rugo barambwira ati uzajya mu muziki ari ukurangije amashuri primaire secondaire okay kandi niko byagenze narabubashye urangiza secondaire ndayirangiza kandi urabizi abana bagira amakosa menshi nagize amakosa menshi nagiye imihanda nacuruje ibiyobyabwenge nafunzwe inshuro nyinshi bro urumva mu rugo ntabwo twumvikana kandi n'ibintu byumvikana ko tutumvikana nagombaga kuva mu rugo nkajya gushakisha ubuzima bwanjye ku ruhande rero iyo uvuye mu rugo ukagenda hari igihe ugenda bro sinzi niba bigiye bikubaho hari igihe ugenda n'umuryango ntushobora kwibagirwa burundu ariko hari igihe hasozi gutwara bro n'umuryango neza ugasigara uri wenyine njyewe nahisemo rero kubaho njyenyine nahisemo gukora ibyanjye nahisemo kwitekerezaho kurusha uko natekereza ku bandi nahisemo kwiha ubwenge kwihatira ubwenge n'ubushobozi n'ubumenyi n'ubushishozi urumva kurusha ibindi ibyo ari byo byose family n'umuryango nibagira ikibazo nzabafasha ariko nta kintu na kimwe ku kazi kanjye
kuko nanjye akazi kanjye niko kazambeshaho niko kazatuma ngira aho bageze inzira yawe rega you have to follow your for real ninayifollowing nkajya gufollowing ya family iri muri church uzaba ubaye follower kuva mu ijundu umumarayika wibera ku isi bro ngomba gupreachinga ngomba kwigisha family wese ntago muhuza ngo mugane besides wenda inzira yawe wahisemo yo y'umuziki niyo mutemeranywaho niyo batavuga ati ntago sinukuvuga ngo ntago tuyemeranywaho byo ni ibyabo ko tayemeranywaho twayemeranywaho tayemeranywaho byose ni kimwe ngomba gukora icyo ngomba gukora ahubwo ntago baguha support nkuko wenda nta niyo nyeneye kuko support umuntu ugwa support at the back akagaruka yikubwira ati nagwaye support akubwira ibyo yagukoreye no nayo nyeneye for me I'm a legend bro Jendi legend Jendi legend uri kugendera mu nzozi zanjye bro that's real nari mfite inzozi nyinshi bya danger ahangaha turi iyi podcast turi gukora narabirose narabyifuzaga kera nkijya mu paparazzi bro baya go zandi zose I used to wish we had a podcast like this one talk about it shit real shit and I found you bro bariko sumaze igihe kirekire tuvugana byatare mfite ubwo mvuga ati no muji is serious is for real I'm here though we're doing it bro it's good great man ariko talking about family man I can relate to family byatare family ni family barambyaye ndiho ninapfa nzapfa njye nyine niyagira ugira ikibazo nzamufasha kuko nzaba nshoboye ariko mu kazi kanjye nta family irimo family iri ukwayo akazi kanjye kari ukwayo ibyo nakubwiye nabwo ati ndi njyenyine ndi nyakamwe bro ni nako ushaka ko bigenda bikomeza bikamera kiri kushaka ko dufatanya niba ushaka ko dukorana turakorana ariko nta relationship iri hagati aho ngaho ariko nta nubwo ari ngombwa ngo ibure tu relationship kubera ko reka mubwire me too wenda actually kubera nimba uri mu kazi nanjye uri mu kazi ukina relationship y'iki kandi uri mu kazi y'akazi you know nimba uri mu kazi uzi ibyo urimo nimba ufite boutique yawe ucuruza ibicuruza byawe nanjye nkaba ndi umuranguzi urashaka iyo relationship ndaza ndanguza niyo kuranguza bikarangira relationship nugira ibicuruzwa bibi ntabwo nta relationship izarangira urumva ko iyo itandukanye na relationship ya family true that relationship ya family ni amaraso ni ahantu wabishikira bro relationship ya business ni ya business nuko ufite ibintu birenze ibyo bintu nimbibura family nta kintu izabura ngo nyiveho right narwara nzamusura ariko wowe umucuruzi nurwara wambwira ngo nafunze ngo amafaranga ngo nzashaka kandi ibintu biri that's business relationship nayo ngirana n'abaji boss njye nashuti ngira bro bariko family I think abantu mukorana family umuryango I think it's two different things ibintu birumvikana ibintu bitandukanye bro abantu dukorana nyine n'abantu dukorana hari n'igihe dukorana tutaziranye kuko ufite impano gusa si cyo gukora gusa yizikati ko dukorana ko tuziranye yizikati murakorana gusa nta n'izindi chini zanyuma nta kibazo turahura tugahuza nta kibazo dufitanye ni homi yanjye n'ishumi yanjye ariko ntabwo ari family ntabwo ari iki ntabwo ari umuryango ni inshuti bisanzwe bro ahubwo nimba ushaka ko haba family ubwo hari ibindi bintu biba byabaye bro hari ukundi kwizerana loyalties ziba zigomba kuzamo aho ngaho kuko njye narahemukiye inshuro nyinshi nahemukiye n'abaji inshuro nyinshi nitwaga family wari wakora indirimbo n'umuji wari wakora indirimbo n'umuji uzi ko mugiye kuyisohora yajya gusohoka ukumva ntabwo urimo se oya ntabwo ibyo birambaho tu byambayeho rero so ukumva ukajya kuyumva tukabona ntabwo izina ryawe ririho vuba ntabwo urimo ukavuga ati se bro byagenze bite ko byagenze gutyo tu ibaze wallahi so for me nta nshuti ndi nyakamwe kiri ko dushaka ko dukorana turakorana byabwo ibyambayeho no gukorana boro n'umuntu ukaramutaginga ntakore nka repost cyangwa nta na post ibyo ni bisanzwe man ibyo ni ibyo ba baby man ibyo baza ba baby guta posting njya ntari kiri ko wamwishe kandi twakoze umunyarwanda arakubona uri mu bibazo aho kugira ngo aguhishe umunyafrika nako aho kugira ngo aguhishe akavuga ngo ngo dore nguriya ngo dore ngo akakuvugiriza amara kugenda bakubabariye umuntu umugabo kandi amaze kukuvugiriza induru that's real though that's real nibyo ngibyo man mu nshuti mu baji
impamvu bafite amashyari rwikekwe ntabwo bazi ibyo barimo ibyo ari byo, ntabwo bazi umuziki icyo ari cyo. Igenda kugira ati niyo napfa aka kanya ndi neza kuko abana bawe baranyumva, nawe ubwawe uranyumva, niyo napfa aka kanya izindi legend zari wabikoze from your heart, ntabwo ari ibyo wakoze ngo ukurikiye kandi ni ibintu nagombaga kubikora, ni ibintu byari ngombwa kubikora. Igenda kugira ati niyo nagenda aka kanya ndi good, ndi neza bro. Abapeti nabashyize kuri move, nahingiye ibintu byinshi bro, byinshi cyane. Amen to that. Ntabwo nigeze misha abantu ibipeti, abantu I drink to that, man. Respect. Ntabwo nigeze misha abapeti, nabaye icyo mfite na n'ubu ndacyabaha bro. Keep serving, man. Yeah, you utanze ikintu ubona ikindi. Kandi ntabwo ndi kubikora ngo ndi kubikora kugira ngo mbeho ibyo biceri mbona ibyo kwishyura inzu, mbona yarandi rudi, mbona yo kurya n'iki, ibyo byose nibyo. Ariko nimba ufite ikintu kirirwe nk'iki ngiki cyipaka, ibintu birirwe ntabwo nabisubiza inyuma, ntabwo nabyanga, ntabwo nabikora ko birirwe. Ako let's take a look, reka turebe ku bintu byabimaze abapeti barimo muri no minsi, abapeti bacu no mu interview ubugoryi barimo bro. Let's not talk about that. Ibyo byiniki twe turi gushaka ahubwo tugomba kugaburira intumbero, kugomba kubisenya biriya bintu, tugomba kubisenya kugira ngo n'abantu batwumva baze muri ibi bakore nk'ibi dukora. Tugomba gusenya biriya bihari kugira ngo haze ibingi, joining a movement, cyashya no ibintu birenze ibingi. Twebwe I mean the real thing is more of feeding your focus, ariko wavuze ngo tubivuge mu Kinyarwanda, niko Ririmba yavuze, ni kugaburira intumbero yawe. Nibyo dushaka kugira ngo wenda n'abandi batwigiraho, n'abandi bazatureba no mu myaka 30 40 bivuga ati umutipe yari ahari yavuze ibi, yari afite no mindset kandi yari afite intumbero yo yari yese yayigezeho. So far ufite album imwe hanze, none se ngo bimeze bite? Je intumbero yanjye ntabwo ndayigeraho, ahubwo ndi kugenda mu nzozi zanjye. Inzozi narotaga ndi kuzigenderamo none ubu ngubu ndi kuziwalkingamo. Narotaga kuzahura na cyahizikati kireze. Cyahizikati bamunyivuga nuko kiri hano mba ndi kukibona. Nanjye ntabwo ndi kumubona. Yagiye urumva mwana. Nani mfite inzozi zo kuzajya kwa Iskati. Tugiye tuba inshuti. Urumva ndi kugendera mu nzozi zanjye. Ndi kuzigendamo. Mfite inzozi zo kugera Billboard. Abapeti bari kujyayo. Abaji bagana bari kujyayo. Right? Yeah, for real. Just like that. Bakumaraho n'ibyumweru nka bingahe bari kuri nimero 1 2 3. Cyane rwose. Ku ndirimbo yo mu gihugu cyabo. Zizanye ndi kuzigenderamo bro. Imana imu buzima gusa bwo kubaho. Nta kindi kintu nkeneye. Sinyeneye ubufasha bw'abaji bagufasha bakaza inyuma baba bakumenyera mu bufasha bwabo. Urumva? Nta kintu kimwe nyeneye, sinyeneye system ya hano na system shaka kugenderaho hano nimwe. Sinyeneye bayizikati ngo banshootingire, sinyeneye abandi, nta n'umuntu nyeneye numwe kuri no si y'abazima. Nabati ngende good, niyo nafaka kanya ndi good. Ndi good kurenza uko byemera ko Mary ari good. Basista batoya bari good, bari kwiga. Nicyo kintu nyeneye. Nta nubwo nyeneye kumenya ngo umuziki rero mu music kuri ngiye ntago ngufata nk'ikintu ngomba gukina. Ngabaji umuziki nkora kuko nta yindi ari binesha umutwe, ntago nasinzira. Iyo nsinziriye atubura hari ikintu kimbwira mu mutwe wanjye urasinziriye bro. Urasinziriye man. Nibyo bigambo byose mu mutwe wawe man. Nuko ibipeti byaraburije man. Niyo map zose, izo map zose uriho man. Put it out there, give it to the people. Niyo mpamvu usaba ubuzima, ngenda ndashaka Imana imu buzima gusa twese. Imana uduhe kubaho gusa byonyine, nta kintu. Gishoro gikomeye cyane. Kindi bro. Mu buzima. Zaramurangije bro. Abaji bashyiraho iherezo ryawe. Ndabikubwira rero abantu se bandika iherezo ry'umuntu. Ngambwira ko bashyiraho iherezo ryawe. Nimba umbwira ati niba umuji nta channel agira. Ashyiraho music. Hit music ze zose ziri ku yandi macano. Kandi ni igikorwa cyawe ushyize hariya kizamara imyaka 100. Yago nagenda arakavuga ati byarakurangiranye. Birakurangirana ko gufite. Oh yes. Uzumva gufite se? Ngute. Afite interviews za 15. Wubatse inzu mu bibanza bye. Wubatse inzu yawe mu kibanza. Kuvuga ni ara controller to. Ashobora kukuzimya to. Nashaka zakwirukana. Oh yes. Kandi warubatse inzu mu kibanza cye. But I think we ikiri kuvuga ati ni
wenda bishyize ownership. Icyo ndi kuvuga ni iki ngiki, iyo ufite empire yawe wubatse, kwisenya ntabwo biba byoroshye. P-Fla yari role model wanjye, numva ko nshaka kuba nkawe. Umunsi namubonye kuri muri zira paparazi ari kuvuga ubugoryi, nahise mvuga ati no mujina nubwo twanahuza, ndamurenze uyu nguyu. Oya man, nkimura ari kuvuga ubu buki, mbona turi kimwe, mbona tujya ahantu hamwe, mbona ajya kuri channel yagiyeho ya Kamwana. There's no difference bro, nta difference iri hagati y'aho na P-Fla bro. Nimba P-Fla yagiye ahantu hamwe akajya kuvuga ibintu by'ubugoryi, cyangwa tureke na P-Fla n'aba J-Polly bose n'aba Bulldog nawe ubahaga. Nimba yagiye ahantu kuri TV imwe na ya Kamwana, akajya kuri TV imwe n'abari abaji bavuga ibintu byo gusetsa, there's no difference hagati y'aho ngaho bro. Nta tandukaniro. Ariko nuza nano ya Kamwana uzabundaburije gute se? Nawe ariko nimba hari intumbero zaba ari kugaburira, nta ntumbero nayo uragaburira intumbero. Umuntu ugaburira intumbero uramubona ukamwibwira bro. True that, real shit, real talk. Umuntu ugaburira intumbero urakacya yizikatu ikibonye ubona ko kiri kugaburira intumbero, urabona ko ari kuyigaburira, kandi ukabona hari aho yavuye, ari naho ageze, ni ibintu bigaragara. True that, that's a real. Abaje baracyamushakisha nubwo amazi niyo myaka nibiki. Uranamuhamagara ugasanga yashizemo akadege. Impamvu ndi kuvuga izikati nuko ari na hano. Izikati ngenda muzi kera atanya gushutinga za ba Kefe. Urumva man ku bihumbi 100. Ariko ubu ngubu wapi? Dani gara dream yarafite intumbero. Yavuga ati ngiye ntago njya gushutinga ngo abaji barenze. Kugira ngo mbone izina, ahubwo ndakora ibintu byanjye abantu babone ibyo nkora. Then baze ndayiceka rino mpamvu nawe muri gukorana akanya twabonye ibikorwa bye byiza. Nubu ushobora kumuhamagara ugasanga yashizemo akadege. Niko kugaburira intumbero rero. Hari abaji batagaburira intumbero my brother. Ngiye ndikuvuga ati niyo napfa akanya ndi good bro. But let's talk about akantu kamwe warukomojeho kuvuga ati music iri kuri channel y'undi muntu. What does ownership? Tukuvuga uno muziki umuntu akora, owning your craft. Nimba waragiye muri studio ugakora indirimbo owning, ukaburi ebo yo kuyishyira kuri YouTube yawe, Spotify yawe niki, uvuga amafaranga zinjira zaza kuri wowe no mu myaka 100 niki uzaba ukiyabona. What does ownership kuri wowe mean to you? Ko owning ibintu byawe tu bikaba biri kuri iyo channel yawe nyine, urumva atari kuvuga ati nakoze indirimbo iri kuri channel ya kanaka iri kuya gute. What does it mean for cyangwa niki wabivugaho? Koninga ibintu ngiye mbifata nko kubaha no guhagaciro no gukunda ibyo nkora. Koninga music yanjye bifata nko kubaha no guhagaciro ibyo nkora. Kubera ko mbere sinzi ko nanubu mbere abantu ntago buhaga music, ntago sinumvaga wenda barabatafukenga impamvu cyangwa n'abandi baji impamvu bitari ku macano bawo, ntago bari baza aho bishobora kugera ibintu bakoraga, ntago bari bazi ko bishobora kugera mu gihugu cyose abantu bakabikunda. Wasanga ariyo mpamvu tu. Ariko right now ngiyewe noneho ukuntu ngiye nakuze meze, ngiye naranze no kujya stu paka nangije 6. Nangije 6 nagiye kwa Zedi namwishyuye ibiceri byanjye nese nshinga cano yanjye. Ngiye numva ko iyo ukunda ikintu nacyo kiragukunda. Bitewe n'uburyo nakunze umuziki nako wankunze nanjye nkawukunda, waranandaburaga tu no kumedita nabyo biba mu gatekereza cyane, ukabaza n'abantu bakuru. Nimba ufatira urugero ku banyamerika kuri ibyo bakora, sibyo babaze ugenda usashinga ubaza ati bigenda bite, ni gute nakoninga things zanjye. Nanjye mbere yo gutangira ntago umuziki wanjye ntago nawoningaga. Abaji bari barajyanye indirimbo nyinshi, nkunda kubwira nko kuri Rwanda rw'ejo ya mbere, Rwanda rw'ejo ya mbere hari indirimbo zanjye zigera mu 9. Akuchi skud naribi kubera ko nabaji nabaputinze on, I put those niggas on kuri yo ball kandi byabaye successful. Ngenda cyeka ko Rwanda rw'ejo ari nayo mpamvu ituma turi kumwe akanya, niyo mpamvu twamenyekanye cyane. We had to put niggas on. Nifite channel ifite subscribers nka 50. Bro na uploadinga indirimbo ikamara nk'umwaka wose ifite nka views 10 zonyine.
so nagombaga kujya ku yindi platform kugira ngo izina ryawe rigire rimenyekane nkakorana n'abandi ba G benshi tukagira ikintu igikorwa dukora. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo ugomba kuninga ibintu abapeti benshi bafite icyo kibazo cyo kutoninga boro zabo. Si ikibazo noneho abaji barabashuka ugasanga ikiji ni kijama gikuru kirakuze kiri gufata abana bakiri batoya kuko wenda abaji bamaze kubona ko ibintu bishoboka. Batangiye kubona ko ibintu bishoboka uko abapeti batangiye gukora bakabona bivuyemo. None umuji y'ikiji gikuru kibonye abapeti bari gukora kitakibafata kikabashyira ahantu hamwe kikabana kikabarya ibiceri bakazajya kwireturuva bamenye ubwenge byararangiye bro. Njyewe ntago ntekereza neza ko abajama batigeze bakora amacano yabo kera batigeze boninga music yabo kera kijya ari igihe cyo kuyoninga ahubwo ikijya ni igihe cyo kurangira nimba kiri gusubiye inyuma urumva bro. Sinzi kuntu abikubwira abapeti bakiri batoya n'ubu birashoboka nimba birashoboka ko abapeti bagitangira. Oya niko n'abasanzwe okay reka tuvuge ku bantu bagitangira ho gato. Abasanzwe bo uzima bidashoboka se abasanzwe baracyari ku bya kera. Buri munsi ari kuza umuziki mushyashya buri munsi ari kuza injyana nshyashya bro. Ariko nyine bya bihangano byabo bashobora gusubira inyuma nimba ari igihangano cye agifitiye rights ze ashobora gusubira inyuma akagikuzaho aho kiri akagishyira kuri channel ye. Birashoboka cyane because birashoboka cyane ko no muri Tanzania nabonye baraba baby abantu ba kera bakuraga babishyizeho. Hari n'izi platforms za Distro Kids za CD Baby za kizose zirabigufasha urabandikirwa babwira ati iyi ni indirimbo yanjye nduyu muhanzi nakoze iki gihangano muri uyu mwaka ariko kiri ku ma YouTube yandi atandukanye ukagiclaiming. So you have to go there. Ahubwo ikintu cy'ingenzi izo information ntago bazifite cyangwa barazifite ntibashaka kubikora. Zirari internet n'ubuntu man internet yijana yagwizo information zose. Ahubwo baji ntago bashaka kwiga abazibasuka ngo bashona amadage y'insazi nakintu bashona. Hip hop ngo kuburimba ngo hip hop ni iki nguru murara ngo uzi kushona. People need the information though. Information is kubageraho niki kuko internet ibyo byose nawe haraho wabikuye ni kuri internet nanjye nabikuye kuri internet n'abandi babikuye kuri internet cyangwa abantu mugendana mukaganira bashona bakakubwira ati ibi bikorwa gutya na gutya kugira ngo nawe ugire your ownership because I feel like everybody nimba waragiye ukandika igihangano cyawe kigaburira abuzukuru n'abuzukuruza bawe. You have to own that. Nimba n'umuproducer mwarakoranye uka-owninga 50 nawe aka-owninga 50. Nimba hari n'umudirector mwakoranye muka-owninga percentages. Remember, that's the real business music that we should be talking about, people should get into it. Nagora kuvuga ngo wakoze indirimbo abantu bagende bayumve byarangiye nagafashe tu. But how you gonna eat? Ni gutuzarya. Umva hada icyo gihangano cyawe kizagumaho. Indirimbo ya Kamari ziracyakinwa right now years later. Cecile Kayirebwa ziracyakinwa. Cecile aracyahari. Reka tuvuga badahari ba Rugamba Cyprian niki. But that music should be feeding their family. Because that's the real business side. Urumva umuziki wavuze ngo ni ikintu cyabanjeho kuva kera ni nk'umwuka cyaremwe ni nk'amazi ni nk'inyanja. Kuvuga indirimbo yawe wakoze ntaho izajya no mu myaka 100 izaba igihari wese ushobora kutagihari cyangwa bazajya bazifeeling bavuga ati walai but izo information nkuko bavugaga ziri kuri internet hari information everywhere. People needs to tap in. Yeah, for real. Tap in and get their own ownership for their own art, man. This okidira bikora. Bro, ikintu washatse kirakorwa nose ko spending ibiceri mu buyobya bwenge. Spending ibiceri ku bintu byabo bro. Ikintu nimba ushaka gufata music. Oya gasubiremo. Spending ibiceri mu buyobya bwenge n'abakobwa n'ibiki byose kuki ta spending ibiceri ku kintu cyabo. Kizakubeshaho na nyuma yuko upfa kigatunga umuryango talk about that ibintu byumvikana man. Put your money the way you want to kuvuga igihe kirekire ni ibintu byumvikana. Arabagisinzire man bakeneye gukanguka bagisinzire sinabwo bumva ikinyarwanda babwire nko mu gishinwa basi cyangwa iki ukuntu bimeze nuko ngo bro. Icyambere ugomba nukunda nabikubwiye ikintu nugikunda nacyo kizagukunda kuko ikintu nugikunda uzakitangira urumva
You gonna make sacrifice? You make sacrifice. Kizaguhemukira. Uzagikora ushonje. Utariye bro. Mu mvura bro. Family support you still nkubwiye nk'ukuntu nakoze nitwa ririmba. Cyakurenga. Bro, mbwira man, talk to me about it. Kuko joy nabonye ufite kuri stage, abafana turi gusimbuka, turi kubona urugira. It means a lot to you though. Abaji baramubagije bro. Baramubagije ngira ngo mitamenya production. Uzi kumenya production kubera kurakara gusa. Nta kindi kintu ntabwo uvuze toke ngiye kwiga production. Ukamenya ku production kubera ko nta yindi choice ufite. Umenya kwirecordinga, umenya kumixia n'iki. Everything umenya buri kimwe cyose. Mbese ni n'ibintu ahubwo nasanze ari ibintu ubuzi ahubwo udashaka kugira ute kubijyamo. Nta kuntu wambwira ngo umaze umwaka umwe ureba kuri machine ureba ibintu abantu bari gukora. Mbwire ngo nabyuze. Ahubwo bitinya se cyangwa udashaka kubijyamo wumva ko hari abandi bantu wabirekera. Actually ni kwa kundi nakubwiraga ntago bakimenya. Ntago uzi icyo ubashije gukora. Ntago uzi ko ibintu wabishobora. Full potential yawe. Icyagwa kwimenya bro. Kumenya icyo ubashije gukora. Bro. Singi nitwa ririmba. The next project. Ntago azaba ari nitwa ririmba, ntago azaba ari ririmba uruzi 2023 bro. Kubera ko namaze kwimenya, namaze kumenya icyo mbashije gukora. Nshobora no kujya hehe, nshobora no kujya mu kindi gihugu ndubuze ngagaruka mfite boranye nikoreye bro. Kubera iki kurakara, abaji nabo bagomba kurakara rero. Ntago abaji music akenshi, music babonamo fame, which is right. Fame irimo. Ariko je fame ntago nyikurikira man. Fame ngiye yankurikiraga hano hose iyo nageraga mu kigo ngiye kwiga baraga bamenye izina ryanjye bose. Atari uko ndirimba. Ibintu byiza se cyangwa ibintu bibi Imana kenshi byabaga ari bikora ngo naririmbaga icyo gihe. Nabaga nari ndi mu burara. Ariko for now ndashima Imana yuko ndashima Allah yuko abantu basigaye bamenya ririmba akamenya ko ari umuhanzi. Ntago ari umuntu ucuruza ibiyobyabwenge. But that's good though, bro. Man, that's real amazing though. I appreciate that you can also talk about that. Ukumva ati navuye kuri rwa rwego. People knew me about kuri ibi bintu. Avuga ati Rimani wamuja mukuru kugira gutya. But now when you say your name, ririmba ufite, right? Yeah, he talks about money. Avuga ku biceri. Avuga kuri moves. Avuga kuntu tugomba ku afite flows dance, afite melodies. I'm a rap sing nigga by the way. Wambwiye ngo album ya kabiri zaza iri R&B. That's for sure. Nago ndikuvisha man. Nijoro ndi kuvugisha mic yawe ndi kuzimubwira ngo ati bro. We need to do something. Anyways, aga segment twe tugezemo right now. Iki kibazo ndabizi ntago kiri bugukomerere kirakorohera cyane cyangwa niki. Ariko I want you to give me top 5 rappers for you mu Rwanda right now. Wa mbere ni ririmba, wa kabiri ni ririmba, wa gatatu ni ririmba, wa kane ni ririmba, wa gatanu ni ririmba. I even know a rapper. Ntabwo ndi umurapper bro. Umuhanzi, I'm a rap sing nigga. Nkora na R&B. Aba R&B nabo ni bande. Wa mbere ni ririmba. Wa kabiri because I got the street melodies. Wa kabiri ni ririmba, wa gatatu ni ririmba, wa kane ni ririmba, wa gatanu ni ririmba, wa gatandatu ni two tone. Abandi bose nabunzi. Bro, ariko rero ntabwo ngiye nshonesha ariko ku kantu ka R&B gato. For me ngiye mfuye nkubaka kanyangiye. Umuntu wansimbura n'umwe wenyine umuntu wafa kujya bayibiporo nk'ibyo ndi kubaha. Umuntu wagiye barobura akabufungura ku maso. Kuko ngiye mfungura abantu 100 icyarimwe ku maso turi kumwe. Ntago njya mbahisha. Nimba ari ikintu gishyashya mfite akibabwira mwese. Noneho kukwemeza nanakibahatira. Munacyange hashira ukwezi mwacyanze mwanyanze. Nyuma y'ukwezi ngiye kubona mbone muri kugikora kundusha. Kandi babanze kwizigiza. Niko ibintu biri kugenda. Undi muntu wa cyane bamwita Yannick Mwike. Yeah. Shut up. Ntabya shut up. Ndamubaha. Ni kuri nge ni Imana. Nakamana gatoya. Kubera ko iyo yageze ku kintu cyanjye ni nk'abagiye umugisha.
haranaga amazi y'umugisha gashyira Yannick sinzi Yannick namwumvise niga mu wa gatandatu mu wa mbere segonderi nibwo namwumvishije nibwo numvishije indirimbo ye kuri Kigalicious. we all know we're gonna get there, we all know that. I know that. Kigalicious, man, we all know about it. Yannick niwe wazanye kinya trap bwa mbere niga akuze cyane bamugiye no wambara umuhungu mureke turamugeraho nawe araza ko tumwe afite turabizi ibi birashimishije cyane ko ngiye kubivuga. Yannick niwe wazanye ikintu bita kinya trap gang. Yannick niwe wakoze sampling bwa mbere. Yannick yakoze ibintu nyiri umwana nkajya mbyumva nkumva ntago ari level bya bintu mvuga bwa ati ntabwo nzabigeraho none ukagira ukanabyanga kubera kutahuje nabyo ukagira ukavuga ati no muji bajya kuba no muji uramuzi ati share kare ko muji sasa agafata hari umunyarwanda uzamwumva kubera iki ubunyacyaro kutamenya intamenyirira ku muziro niko babyita uzi cyane kubera kutamenya ubunyacyaro kumva kurenze so kutamenya bituma upinga ni indwara uzi cyane indwara ikomeye cyane utazi ikintu uragipinga kutakizi kandi ukanga no kwieducatinga cyangwa kwinforminga kugira ngo uvuge ati none se ahubwo ibi bintu umujama ari gukora ari kubikora gute ahubwo ugatangira guhetinga birakurenze biba birenze ubwenge bwawe. Yannick namwumvishe niga mu wa mbere segonderi ari kuvuga kinya trap cyo gihe Green Fire ntabwo yari yakabaho bro nibwo numvishe Yannick. He's a legend so far though, for real. Yannick ni legend wiberaho kuko nzimaze kumwumva ku album menshi bro. Barani babaji urumva man barani babaji ntago bakora music kugira ngo babone uko bajyana mu interview ntago bakora music kugira ngo playing kugira ngo playing music ye ugomba kumushakisha bro ugomba kumuhiga na YouTube barabona nabona video ye Yannick ntago yigaragaza umuzima video ye ndari nabona umuzima ako wenda wavuze ko ari God none uvuze ni ghost bro ni kuri nyarima ariko twebwe Imana yanjye kuri video focus podcast we gonna make sure nawe tumugejeje hano we gonna make sure tumushatse tuzamushakisha tumugereho yabyemera kandi simbizi tuzamushakisha arabyemera kandi abishaka ari byashaka podcast arabyemera cyane twese no gupanga ejo so waramumenye bwa mbere wiga mu wa mbere namumenye bwa mbere niga mu wa mbere ariko kugira ngo noneho shake kugira noneho kumwemera bya urumva ko namumenye mu wa mbere numva abandi bajema bamwumva Yannick bamwumvaga bishe nk'abareba porno wa mugani bro Yannick baza barabaji ba Kigalicious wamwumvaga abaji bamwumvaga bameze nk'abihishe sinzi impamvu bro mujaka zatwaje no mujingu uramuzi akakubwira yihishe kubera iki Yannick yavugaga ibintu biri ahead of us cyo gitwa dufite hip hop yaba Tough Gang hip hop ngo baramfunze ngo bankatira imyaka ngo 80 nta nubwo uri kuba kubicera imana nturi kwigisha abapeti kuntu bakora ibyo bakavano aho bakagira abo bagira just talking about ngo kuntu wagiye jail kandi babonye ibyo wavuze byababayeho byo biyaturiyeho byababayeho bro true that so Yannick icyo gihe ikintu yavugaga was talking about the future what's happening right now. All of a sudden n'abaji barabonye ko ari Loki atajya yigaragaza bahita bamwiba injyana ye man bahita bayitirira ngo ni yabo man ariko nta kibazo rega niko bimeze urumva na Yezu yaraje arigisha baramupinga nyuma y'imyaka ingahe baramwiyitirira bagenda bamupaintinga niki I don't think that's a real big thing as long as you inspire the people kuko nanone ririmba nago inspiring abantu ngo ntibazakukureho creativity ngo baza gusevinga ubuzima bwabo bro kubera ko umuziki nababwiye ko atari ibintu byo gukina nabyo gende gusevinga ubuzima bw'abantu utigute ndikubwira umuziki cyari cyo ndikubwira umuziki katari ikintu cyo gukina nacyo ni ikintu ni spirit ni imbaraga runaka izo mbaraga uzikunze nazo ziragukunda umuziki ntago ari ukuririmba gusa mu gucuranga urumva man and right now we talking about music this is music we do none se
MYK ari kuri MYK ari kuri album yanjye. MYK rero kuntu twaje kumenya nuko nguko. MYK uyumva narakomeje ndakora je kumuna mbona abandi bapeti bazanye ikinya trap kandi ikinya trap nyisi. Hagati bigenza bite? Bigenza bite? For me numvaga umuziki man. Wa muziki wanyuma na nyuma ngo ngurenze mu Rwanda. Mu Rwanda hani wacu. Wa undi ngo wanyuma na nyuma ngo ngurenze byanyuma na nyuma. Naramwumvaga. Na nubu aracyari Yannick. Zima mvuga ngo ni Yannick se. Yannick we ntabwo navuga mu baraperi. Yannick ntabwo ari umuraperi. Ariko he's a rapper, he's a producer, he's a singer, he's a rap singer. I think so. I don't know. Ntabwo byose numva byose abikora. Ni umunyamuziki wanda afite n'ibindi binakora bro. Kuri wowe wumva ko muri new abantu benshi bakunda kwita ngo new generation music. Sinjya believing in that because I feel like it's a wave. There is a wave that's on right now. You either catch up. You either catch up or you left behind. Turi kubaho. Abantu bari kuvuga new generation nge biranyobera kuko nabandi baracyayumva. For me reka nkubwire uko mbyumva. I feel like it's a wave. Ni wave yaje you catch up cyangwa ukarohama. Je ntago ndi kumva wave cyari cyo. Wave ni nk'umuhengeri. Iyo umuhengeri uje utwara ibyo wasanze nyine byose. Iyo utazi koga niki ugira gute urarohama. Right now if you nimba catching up nino wave nyine ngo ujyane nayo urasigara urasigara inyuma. So uri kuvuga ati MYK afite ibuye yashyizeho kuri no wave rikomeye cyane kandi people really don't talk about that. Right? True. That's amazing thing man. Umva man ririmba ese ko noneho tugeze ahantu haryoshye n'iki what we gonna do man what we gonna do. Ikintu cyambere nashaka kubwira kindi no ndashaka kubwira abapeti bakiri bato abakiri gukora bagifite bashaka gukora kugira ikintu bita kwizereramo. Icyongereza no believe in yourself. Kwizereramo. Trust yourself. Love yourself. Know who you are. Kwizereramo. Ikindi gushaka tugomba kubahisha umuziki. Tugomba gutanga respect ku muziki abantu bakubaha music. Nta muntu ubaho umuziki n'umwana mu Rwanda. That's a shame. Njye niba mvuga ko ati ikiganiro dukoze hano nimba ari ikiganiro ni podcast abantu umuziki cyari cyo abantu wenda bari bazi ko umuziki ari food ari nko food umuziki n'ubuzima n'ikintu Imana ntabwo yaremye food man. Imana yaremye umuziki ntabwo yaremye imbaraga z'umuziki izishyiraho ni ibibaraga bihora byigenda. You free uri free gufata kuri izo mbaraga uzikunda nazo zikagukunda ni ikintu cyarase ukiga nacyo kikagukunda. Ibintu nibigenda neza tukabona nk'abantu 10 bonyine bumva umuziki ari cyo wenda ibintu bizahinduka tu ariko ikintu nakubwira ntabwo ari kuvuga ngo ibintu bizahinduka ibintu biri guhinduka ko tubiri mu ririmba urahari ko nanjye nyikiza baranshutse baranyingije baratwangije batujyana mu interview batuvugisha ibintu by'ubugore ukajya wicuza impamvu wagiyeyo bro. Caption yajya gushyiraho caption yaze ngo ukiyumvira noneho kuna dusekeje bro. Reka mubwire man rimba music ko warabaye umukomedi that was comedy ariko ntabwo ari njye na bano baji bose ubona ngo barenze mu Rwanda barabibakora kandi usiko barenze niba mubwira ko nkiye but we changing the whole game man. Urumva twagiye guhindura n'iki ariko wenda no game na game iri hano na industry hano na industry ya music iri hano. All these niggas are playing on themselves buri cyo bashaka no kurya abana gusa bashaka music for fame arayibona bro. There's no industry here. Iyo industry ngiza ngaye ku mwaka tubiguguringa tubirebe itangize ayaye ma award industry kandi nayo nitwege tugomba gushyira iyo industry Kenny Kesha tare kubikubwira ejo bundi narabibona. True that shout out to Kenny. Ariko kuko nitwege tugomba gushyira ibyo bintu man. Arabizi we gotta show them. Arabizi ko amaze 10 years muri game. Warubizi Kenny Kesha atamaze imyaka 10 njye namurebaga nicaye mu rugo yicaye ku ntebe ya school namurega kuri televiziyo y'u Rwanda mu Rwanda ari televiziyo imwe yonyine. Kenny Kesha namubonye kuri TV ari gutanga freestyle ku ishuri. Angwe ako nawe yigiyemo system twayigiyemo twese baradukutse bariko the thing is kujya muri system you gotta go through it. You gotta know how to play the system and get out the system. Yes. Then at the point
run the system ukayicontrol. Noneho reka nkubwire abapeti bacu noneho ni ngombwa bose ngo nabo banze ngo bace muri system. Oya kandi noneho twe map ihari, the blueprint irahari, gotta put up. Ubabwiye ati Yannick MYK peturi hari home ngo ne yumva no podcast aragenda guguringa ashaka iki Lan ye kufata ibintu byawe ahita avuga ati this is information. Oh avuze Kigalicious arajya kuguringa avuga ati that's information. We ashobora kuzajya gukora indirimbo ye ya mbere afite information zihagije kurusha izo wari ufite. Iyo tuza kuba dufite ubwenge mu Rwanda baza kuba abantu basanzwe mu mutwe bari kumenya akamaro ka Kigalicious. Kigalicious ubu ngo baba ari platform ababimenye barahari nabo bya benefitinze birahari ibimeze nka DistroKid. Ubu ngo je nasaba n'Imana ndumva nawe mubwira mu G twogere tuyigarure kubera ko ngewe right now I'm good. Right now kumva music yanjye hari abaji batabifitiye uburenganzira. True. Nikize kuri Kigalicious byanyungukira cyane. Hell yeah. Byami ibiceri birenze cyane. Ko right now ntago nyikinginga abantu, ntago nyibona abantu bandeba mu mwaka ugasanga na 50. Abaji no bari kundeba ubu ngubu mo gake kandi ndabishimira Imana kuko ni ibintu nahoze nifuza. Bariko kuba iyo idea yari hari for me, I feel like ntaho yagiye. Nuwabikoze naho yagiye kandi nabandi babikunze n'abazi benefit yabyo ntaho bagiye cyangwa bakabona no ko biri rero ko hari abantu batekereza gutyo. Exactly. Hari abantu bari gutekereza gutyo, ari abantu babishaka. Ubu none turabikeneye cyane. Aho kugira ngo abapeti baje babashyire ku yandi ma platform baje babariraho. Ngiye kubwira abaji barya abana muri kino gihugu nta wakumirwa mana. Umpeta akaza kakuririra mana mu muri kugaraka ati bro ngo ngiye ngo natse guita viyago aranyanga. Wasi interview paparaza bakwanga bro. Ati komereza aho ngaho nari bitu nawe uzagera umenye tu. Nawe uzagera umenye ati yeah. What's the name? You know, what's the wave? Where the wave at? Wave ni iyihe man. Ariko man, that's what we're here for, man, because I feel like we got all the tools right now. Dufite ibikoresho byose kandi noneho n'ababikora barahari, noneho na information irahari, noneho n'imbaraga zirahari, noneho dufite n'ubushake. Urumva? None se let's do it, man. Let's run it. Let's take it to the moon, man. Let's get paid full bag, man. Let's get paid full bag. Uravuze ngo music yawe iri kuri Kigalicious. You get paid kurusha uko music yawe iri kuri iki? Kuri DistroKid n'amanandi mu platforms. Oh yeah, man, gasubiremo. If your music were on Kigalicious, nari nkubwiye ngo music yanjye iri kuri Kigalicious ubu ngubu. Byaba byiza kurushaho yajya impayinga kurusha uko yabiri hehe. None yabiri kwamamaza iki igihugu cyanjye njyewe ubwanjye n'umuziki w'igihugu cyanjye. That's you, my brother. Ariko that's how we're getting, cause wowe twe twahibihereho twanabikomoje turavuga ati people earlier bakora myinshi what they wanted was like yo kumvikana hit kurya abana urumva. Ariko twebwe we doing this, yes umuziki turashaka ko ugera mu bantu ariko we wanna make money, we wanna take care of ourselves, take care of family and all that. And how do we learn is all those ways to get more money. Kugurisha merchandise, kugurisha CDs, urumva, concerts. Let's get full bag. Don't invite me ngo nze kukuririmbira for just ngo nguje gutarama nguje gukubaka izina. Nah, people know me. Abantu baraklika bakanyumva. Uri Musanze, uri Byinshi, they click. But I want full benefits. Nimba hari kiri kuzana kuri table, you get percentage. Nimburi producer, you get a percentage. Nimburi music director, you get a percentage. Right now, biroroshye. Contract, let's sign it. Shake hands, you get a percentage. No mu myaka 10 n'iki 30 amafaranga azaza n'iki. But that's the business. Abaji bagomba kurekera gukina mani n'umuziki. Bazapfa nabi mani. Dufite ingero nyinshi bro. Dufite ingero z'abaza muziki bapfuye nabi. Bari kwingero ziberaho kugira ngo tuzigireho bro. And be better. Do better. Bagomba gukina na music. Yeah.
anyways man umva twakomeza tukavuga tukagira gute ba appreciate you man turagaruka ririmba tu tugomba tuganira indi boro ibintu byinshi cyane ko bino bintu turi kuganira biri serious real kandi nakubwira ati ni twebwe ba mbere turi kubikora cyane ni twe ba mbere turi kubikora with the ones abari gukora ibindi bro ni twe ba mbere turi kuvuga ibintu byanyabyo hano umva today wisobanuka cyitwa umuziki kugaburira intumbero yabo ni also we talked about music business man go do your research abantu bagomba kumenya music business know what you're getting into property yabo kamenya property yanga yinjije gutya hari aga proverb my dad used to tell me nkitangira ishuri ariko nagajyanye no mu bindi hamwe ati ishuri si imikino nk'iby'abana bararukiramo that's how we used to start ishuri si imikino nk'iby'abana bararukiramo music nayo ntabwo ari ibintu byari byose abantu bararukiramo just cause wumva ko wajya muri studio ugakora intuza ntabwo ari ibintu byose bararukiramo impamvu abantu bajya muri studio bagakora n'ibintu by'ubufu nuko umuziki ni ikintu cyaremwe n'Imana ni nk'amazi yo kunywa ni ikintu ugenda ukavoma kwiriba ukinywera tu niyo mpamvu nawe ushatse yaragenda akayanywa akayamena urumva nashaka ntayavome nta muntu ufata ayo mazi yaremwe n'Imana ngo ayahe agaciro nta nubwo azi ko ayo mazi yaremwe n'Imana azi ko yizana gutyo gusa tu abantu rero ntabwo bazi umuziki cyari cyo kuko bazi ko umuziki harimo fame iyo ukoze umuziki abakobwa baragukunda benshi cyane n'ubuceri bukinjira abantu bakajya bakunda gusakuza urumva man nicyo kintu benshi babikorera ariko umuziki byanyabyo nukubaho uzakina n'umuziki uzapfa nabi bro uno munsi uzaririmba ibintu uririmbe nk'ikintu cy'ubugoryi uraburize man ingero twase tuvuga ingero abantu baririmba ibintu by'ubugoryi bakaraburiza suzifite examples nago umuziki ntago ari imikino umuziki ni power umuziki uhindura abantu way of life umuziki uhindura abantu umuziki uhindura ibintu byinshi cyane abantu benshi bifashisha umuziki kugira ngo bagire ibintu bahindura urabizi na let's go ibintu byinshi cyane tuvugaho anyways man ririmba man blessing umugisha nitwa ririmba is out dope album man I was there kuri launch yayo man imaze imyaka 2 hanze oyanyimaze imyaka 2 umaze imyaka 2 yose iri kwikwiza yatumye unaba no mu producer man ariko that's the beauty of creating man ni nabyo ngomba kubaho bo yese bimfungura izindi nzira ngomba no kuba director nkajya nanishutingira video bayizikati ukagira gute abata muri hurse. Anyways, bro, I appreciate you, my guy. I appreciate you, my brother. Thanks for coming through. Koko ikiganiro tugiranye, I guess we're gonna have it part 2 some point or something. But man, the message yatambutse is there. Music is not to play with. Bro, ntabwo ari ibintu byo gukina nabyo, bro. Nanjye ndagushimira kubanumiye mu kiganiro cyawe podcast yawe video focus gaburira intumbero yawe ni by'agaciro kandi ukomeze ubikore bro ntuzigere uhagarika man never ibintu biri serious never ikindi kandi ntuzigere uzana abantu hano bavuga ibintu rega abaji baradukanze man abaji badushyizemo mentality y'ubufu bro sigaye nikanga nk'umuji nkaye nkavuga ati umuji yaraje ariko se ari kubona talent ya nyayo ari kubona ko mfite talent ya nyayo cyangwa ejo bundi ni mava itazazana comedy hariya bro so too big scared I'm too big scared ariko ngiye ikintu kinshimishije nuko ndi kuvuga ikintu kiri ku mutima wanjye noneho ntago mpagaze imbere y'ipapara ziri kumbaza ibiboro man byari byo ariko nabakubanjirije imbere yawe the OGs nabakubanjirije imbere yawe ikintu nabwira abantu bose bazumva ino podcast system iri hano mu Rwanda y'amadage ni abanyacyaro bro turashaka kwigana abanyamerika urumva man turi nko muri za 30 na abanyamerika man bari ahead of us turi kwirukanka inyuma y'abantu bakwiye kutwirukanka inyuma dufite ibintu byanya byose ubu nimba ufite impano ya nyayo sibyo wizeye ikintu cyawe kujya kwirukanka inyuma ya paparazi let's create a way man let's make a way let's pave the way for the future man kind shima man for sure man nitwa ririmba out let's go get it video focus podcast let's go